Kuva muri 2015 kugeza 2021 imyaka 6 irihiritse politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda yimakajwe. Iyi gahunda yatumye bimwe mu byatumizwaga mu mahanga birimo ibiribwa byaragabanijwe ndetse imyenda n'inkweto biva mu mahanga byarambawe nabyo bishyirirwaho imisoro ihanitse mu rwego rwo guteza imbere inganda zikorera ibi bicuruzwa mu Rwanda. Ariko imibare ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irerekana ko hagati ya 2015 na 2019 agaciro k'ibyo u Rwanda rwatumije mu mahanga kari gakubye inshuro ebyiri byo boherejeyo. Ibi bituma impuzandengo y'agaciro k'ibyo u Rwanda rwatumije mu mahanga irenga k'ibyo rwohereje ku kigero cya 3%. Nubwo bimeze bitya, iyi minisiteri igaragaza ko muri iyo myaka 5 u Rwanda rwateye intambwe mu bucuruzi n'amahanga. Bwana Louis Antoine Muhire ashinzwe isesengura no guhuza ibikorwa bya Made in Rwanda muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Twavuganye ku murongo wa telefone. Byavaga hanze byari icyo bita consumer good na capital good, no kuvuga ngo ibyo twaryaga amavuta yaba yo kwisiga yo guteka amaju ibisuguti byose byavaga hanze byinshi kurusha ibyari biranga mu Rwanda. Ariko ubu ngubu iyo urebye imibare nubwo dukomeza gutumiza hanze ibyo bita capital goods, no kuvuga ngo imashini zikora ibintu byinshi bikeneye, ariko iyo urebye noneho bya bindi byo kurya cyangwa consumer good byo byatangiye kugabanyuka. Urebye 2015 kugera 2018 twari twavanyeho 30% ibyo twatumizaga hanze. Ubwabyo ni intambwe ikomeye. Nubwo bagaragaza ko mu myaka 6 ishize iyi gahunda yatanze umusaruro, bashimangira kwakira umukoro wo kwihaza ku musaruro w'inganda zikorera mu Rwanda. Ntabwo navuga ko tugeze aho twakwirara ngo tugeze ahashimishije cyane, ariko tugereranyije naho zari ziri muri 2015 icyame nababwiye ko havutse izindi nganda nyinshi cyane. Ariko noneho aho ari gushyirwa imbaraga no kuzifasha kugabanya ibiciro byazo, kuko hari ibintu byinshi mu bikorerwa mu Rwanda bigihenze ugereranyije n'ibiva hanze. Hari ibyagiye bigaragara ko byari bikenewe kugira ubuziranenge atabwo gusabwa mu Rwanda ariko n'ubusabwa ku isoko mpuzamahanga. Tugeranyije twavuga ko tugeze kuri 30-40% yaho dushaka kugera. Gahunda ihari nuko basi tubijyana hejuru ya 50, kuko murabizi nta gihugu na kimwe gishobora kwihaza, ariko kugira ngo ube ushobore kugabanya icyo cyuho kiri hagati y'ibyo utumiza hanze n'ibyo wohereza hanze, nuko 50% y'ibyo konsoma uba ubikorera iwawe byibuze. Kuri rizamuka ry'ibitumizwa mu mahanga, iyi minisiteri igaragaza ko 77% yabyo byiganjemo ibikoresho biba bije gutanga umusaruro mu nganda kugira ngo zitunganye umusaruro ukoreshwa mu gihugu ndetse n'uwo kohereza mu mahanga. Iyi ngingo bakaba bayifata nk'inkuru nziza kubera ko ngo bigaragaza iterambere ry'uru rwego rw'inganda. Ibi kandi ngo biri mu cyerekezo cya gahunda ya guverinoma y'imyaka 7, kuko biyemeje ko bagomba kongera ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga buri mwaka ku kigero cya 17%.